yamuteye ibyuma 40 nyuma y'uko asanze ibyo yateganyaga atari byo, nyuma y'uko asanze uwo yitaga nk'umugore we bari bamaze gukora ubukwe, amaze gusezerana mu rusengero imbere y'Imana, akaza kuba asanga yari umugabo wihinduje umugore, ngo ni transgender. Yaje kuba asanga rero yari umugabo wihinduye umugore, ibyo yateganyaga ubwo si byabonye. Nyuma y'uko uyu mugabo w'umupasiteri agiye kugira uko yigenza avuye mu rusengero gusezerana n'uyu yitaga umugore we, turacyari rero muri ya minsi ijana yo kwibuka ku nshuro 31 abanyarwanda bose bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, twihanganisha abarokotse kandi tunakomeza kugaya abakomeza gupfobya jenoside. ntibikabe kabisa, kandi tuyirwanye twivuye inyuma abasebya u Rwanda, natwe tuye tureba ukuntu tubigenza, dore imbuga turazikoresha. Twibuke twiyubaka rero. Sinzi na mwakomeje kumva ino nkuru yiri wicicikana ku mbuga nkoranyambaga y'umupasiteri, umugabo yari umupasiteri yaje kuba ashaka umugore. Ageze rero mu gitanda mu ijoro ry'ubukwe asanga umugore yashatse yari umugabo wihinduje nyine umugore, ngo babyita ngo transgender. Nyine ukajya kwihinduza bakaguhindura igitsina, ibintu nyine byateye ngo babyita transgender no kwihinduza igitsina. Wari umugabo bakaguhindura umugore, wari umugore bakaguhindura umugabo. Nyuma y'uko umupasiteri yarabibonye yaje kuba atabyihanganira, aza kuba yica uyu wari wabaye umugore we, nyine bamwita Sandra. Uyu mugabo yitwaga Isaac. Ni aba diaspora, nyine byabereye muri diaspora muri Amerika. Uyu mugabo rero yari umupasiteri, dusuhuza n'abapasiteri. Uyu mugabo rero Isaac afite urusengero muri Amerika. Yaje kuba rero abenguka umukobwa nyine, urabyumva nawe, urukundo rwa pasiteri biba bigomba guca mu nzira zemewe, mu nzira z'Imana, mu nzira z'Uwiteka. Nyuma y'uko rero uyu mupasiteri abengutse uyu mukobwa witwa Sandra, yaje kuba amusaba ko babana. Sandra nawe arabyemera. Mwibuke nyine ubwo Sandra yari umugabo ariko aza kwihunduza umugore. Urumva babatera ibintu by'amahormone, bakazana n'amabere, imisatsi ikajya ikora ari nk'iy'abakobwa nyine, ngo bagira amarende. Imisatsi y'aba muri Amerika n'abo muri Aziya y'Abanyamerika. Uyu mupasiteri rero yaje kuba Isaac yaje kuba asaba Sandra ko bazabana akamuhera umugore. Sandra nawe nakuzuyaza yaje kubyemera, barapanga nyine ubwo barakundana igihe baramenyana, nyuma baza no gukora ubukwe. Ubwo nyine Sandra ashaka bamwambarira, Isaac nawe ashaka bamwambara, ariko uyu Sandra akaba nta muntu wari umuzi muri karitsiye nyine ahantu yabaga. Nta kuvuga ngo ese ngo uyu ni uwahe wapi, kwa kundi nyine umuntu azakimuka ari mushyashya, nta muntu umuzi muri karitsiye. Rero baje gukora ubukwe, baratumira abantu, imiryango iraterana, barasaba, barakoye. Sinzi niba muri Amerika basaba bakanakwa. Bajya no mu rusengero barasezerana. Nyuma yo gusezerana bagiye mu rugo. Bagiye nyine ubwo baratwikuruye. Nyuma yo gusezerana bagiye baratwikurura. Nyine murabizi abantu bashatse kubirangiriza rimwe baratwikurura, nyine ubwo bakora nyuma ya reception baratwikurura. Nyuma yo gutwikurura ibintu birarangiye, bageze mu rugo mu ijoro ry'ubukwe. Ariko uyu Isaac akaba atarigeze na rimwe aryamana n'uyu mukobwa mbere y'ubukwe, ngo ni Sandra. Abizi bya pasiteri nyine bavuga ngo nyine uyu ni umugore wanjye, tuzaryamana mu bukwe. Twamaze nyine kuba umuntu umwe, twasezeranye, nta ngingimira, nta kuvuga ngo nta nda y'umujinya. Sandra nawe arabyemera. Nuko rero pasiteri mu ijoro ry'ubukwe ryarageze. Namwe murabizi nyine nyuma y'ubukwe baba bananiwe, harimo n'amastresi, baricaye. Pasiteri ati ngo nkagira uko nigenza rero baba umugore wanjye. Sandra ati nta kibazo. Uyu pasiteri ngo yaje kuba mukuramo ikanzu, mukuyemo ikanzu, bari ku buriri. Pasiteri ngarebye ngakubitwa n'inkuba,
aribaza se bimeze bite, arebye asanga uyu Sandra yari umugabo nyine. Noneho yakoresheje ibi bita transgender, ahinduza igitsina gabo bamushyiraho igitsina gore. Nyine murabyumva, ngewe ibyo ntabyo nzi, ubwo ababizi baraza kutubwira muri comment ngo bimeze bite. Nyuma y'uko rero uyu mupasiteri abonye ibyo yateganyaga atari byo abonye, yagize umujinya cyane, ararakara, ubwo barakomeza baratongana. Ariko hari n'ubuhamya nagiye numva n'ibiganiro byinshi abantu bakoze transgender bavuga ati twebwe twagiye turyamana n'abapasiteri benshi kandi ntibabimenye, kuva twe twaryamanye n'abantu benshi kandi bakishima, ati nibi nta birenze. Nyine ubwo uyu Sandra nawe yaje kubabwira uyu Isaac ati nta birenze mugabo mwiza. Isaac ubwo yari yarakaye cyane, amubwira ati reka ibi ni ibiki, kuki utabimbwiye kuko wari umugabo. Baratongana byatari. Uyu Sandra nawe akamubwira ati sundi wo mbikubwira byari kumara iki, habwa icyo nibaza, aba transgender barabyara, muze kutubwira muri comment ubwo niba babashyiramo byo babashyiramo n'ayo maharumoni atuma batwita, ubwo nasinzi ababizi muraza kutubwira muri comment. Nuko rero intambara ibirarose, transgender ibaye transgender. Noneho ubwo baraserera cyane. Uyu Isaac yikojeje mu gikoni, niba ari mu gikoni niba ari impano bari bamuhaye simbizi, yaje kwikoza mu gikoni azana ikintu bita icyuma gityaye neza kabisa, kimeze neza cyane. Ewana sha ajya kuri uwo mugabo winduje umugore ngo ni Sandra. Dore ngaramujomba ibyuma. Ewana yamukubise ibyuma 40, inshuro 40 nawe nyine ubwo wumve. Sinzi niba ari uyu mupasiteri namugaye nk'umuntu ugendera kuri Bibiliya, wihanganye rwose ubukwe bukagera, akavuga ati ngewe umukobwa wanjye rwose tuzaba turyamana ariko tumaze gukora ubukwe. Rero kwihanganira iki kintu byibuze wenda akajya muri gatanya, bakaka gatanya, agatanga impamvu zumvikana, urukiko rukabatandukanya. Ariko yaje kuba ayoboka inzira yo kwihanira, ikintu abantu benshi banenze ku mbuga. Naje kubona muri comment abantu bavuga ati uyu mupasiteri si uko yari kubigenza. Ariko nabwo muraza kutubwira niba ari uko byari kugenda. Iyi nkuru irahita itujyana ku yindi nkuru nigeze kumva mu binyamakuru mu minsi yatambutse. Hari undi mukobwa nawe wigeze kubeshya umuhungu bakundana ngo ni isugi, akajya amubwira ngo ni isugi. Umuhungu akamubwira ati se sheri waretse tukareba ukuntu twigenza, nawe urabizi bimwe by'abasore. Akamubwira ati tukagira ukuntu twigenza kumubirana. Niba umukobwa akamubwira ati reka ndi umunyamasengesho narasenze, tuzabikora ku munsi w'ubukwe. Umuhungu akihangana. Gusa nyuma yaho umuhungu nawe bageze ku ijoro ry'ubukwe nk'ibi ngibi byabaye kuri Isaac, umuhungu yaje gusanga umukobwa atari isugi, kuko umukobwa n'undi yajyaga amuca inyuma akajya ku bandi basore. Urabyumva nawe, abakobwa nabo ibintu basigaye bakora. Umuhungu nyuma y'uko asanze uwo mukobwa rero atari isugi, yaramubeshye, nawe nta kindi yakoze, yaramukubise kabisa, aramukubita yenda kumwica. Nubwo atamwisha ariko umukobwa nawe yagarukiye ku rupfu. Umukobwa yagarukiye ku rupfu kuko yaramukubise. Bamwe bavuga ngo umuntu bamukubise amugira interi, yaramukubise pepe. Nyuma y'uko asanze nyine najyaga amuca inyuma, amubwira ati wareze tukareba ukuntu twigenza. Umukobwa atereka reka tuzabikora ku munsi w'ubukwe bimwe byabo, ngo ndacyari isugi n'ibiki, ngo ndasenga, ngo sinakora ngo ibyaha. Ariko umukobwa agakora ikosa akajya kuryamana n'abandi bahungu nyuma y'uko umukunzi wamwatse yuko baryamana, ariko akabyanga, akamubwira ngo igihe ntikiragera. Umuhungu rero ubwo yaje kuba amenya ko abona ko nyine umukobwa yajyaga amuca inyuma, aramukubita, biza kumuviramo nyine ubu ngubu no baracyari ikimuga. Hamwe umuntu agukubita kabisa akagira ibice by'umubiri byangirika. Rero abantu, hari inshuti nabajije yo muri California aho iyi nkuru yabereye, bavuze ngo nyine abantu turabazi. Urumva uyu
uyu Isaac ni umunyegana n'uwo muri Ghana, nuko nyine ubwo yari afite urusengero muri Amerika, gusa byabaje abantu benshi, uyu Isaac ari intangarugero urumva, ariko sinzi impamvu abakozi b'Imana ibi bintu bikunda kubaho, ni ukubera iki? Muze kutubwira. Abapasiteri rwose kenshi iyo bashatse abagore ntabwo bikunda kubahira, sinzi impamvu. Nk'uyu urebeye umubayeho, hari n'undi nawe twumvishe wo muri South Africa, wo muri Afurika y'Epfo, nawe byabayeho, nawe yarashatse bimera gutya, asanga umugore we ntago abyara, umugore yari anabizi ariko yarabimuhishe. Kubera iki buri gihe abakozi b'Imana? Yes, rero ubwo niba utarakora subscribe wibuka kuyikora hakiri kare kugira ngo ibiganiro tuzaba tunyuzeho nawe uzajya ubasha kubibona uko ubikurikirana. Ciao ciao, naho ubutaha. Peace and love.